njye mvukuntu nabifashe yego nafashe Pastor Mutesi nk'umuntu wari ugiye kwishakira amafaranga kuri YouTube kurusha kujya kuvuga ko umugabo we yapfuye. Njye urabese nyani imboga kabisa. Ikimenyimenyi yanatanze na nimero ya mobile money. Pastor Mutabazi yego ubu wa kabiri, Pastor Mutesi ubu wa gatatu, no wa pastor w'igikara na Pastor Claude. Aba pastor urabona ni nguko kamaro y'aba pastor sikayita aba pastor urumva manzambe gatoye yego okay njyewe ndi yongwe yego urumva sikayita ni Mutabazi urumva nuze DJ Brown urumva ni Pastor Claude urumva keza ni Mutesi oya Jackie ni Pastor Mutesi nabo bantu bahindutse urumva bahinduka aba pastor murakoze cyane ushobora gutuma umuntu yiyahura kubona ibihumbi 30 ibihumbi 100 bikuri ku mutwe bikuvugiriza induru bugira gute utarava no mu gahinda ko kuzika umuntu wawe edayero ugasanga biri gukorwa n'abapasteri bagenzi bawe n'abakozi b'Imana bagenzi bawe abo no bari kugutera amabuye abo no bari kukujugunyira imijugujugu ntabwo byagakwiriye abapasteri barimo korora recherche ngo barebe ngo nandi makosa ngo Pastor Mutesi yakoze ngo barebe ngo ahantu Rusagara yabarasambanye numenya ahantu Rusagara yasambaniye biragufasha iki Yes, reka nongere mbasuze mwese abakunzi ba UKWELI Times, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ni UKWELI Times, ni igihe cyo kuvugisha ukuri cyangwa n'ukuri kw'igihe. N'ukuri ku gihe, nitwe channel ya mbere kandi yizewe mu gutanga inkuru za nyazo kandi ku gihe. Ndasuhuza bari mu mpande enye z'igihugu. Iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, abari mu mujyi wa Kigali, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, namwe munyikirize ngo walikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndasuhuza abakristo bemera Imana ba Kiliziya Gatolika ndetse n'abadeperi nabo mu macasha atandukanye, mwese amahoro y'Imana bane namwe cyangwa Yesu ashimwe, namwe munyikirize uko mubyifuza. Ni tariki 20 z'ukwezi kwa kabiri 2024, ndizera yuko buri munyarwanda wese ahari akomeje kugubwa neza cyane, yaba abadukurikira bari mu tuzi dutandukanye, abakorera kwa Rubangura, abakorera muri Shike, abatureba baryamye rwose bifitiye agatelefone kawe uvuga uti umunsi ntago nakoze ndi off time cyangwa naruhutse, reka mbifurize gukomeza kugubwa neza aba diaspora mwese, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Australia, abari mu Bushinwa, abari muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, aho waburiho ahari hose ndagushuhuze cyane, Imana ibane nawe cyane. Uyu munsi mbazaniye iki? Tumaze iminsi tubona inkundura ku mbuga nkoranyambaga. Itariki 17 mu rukerera twamenye inkuru, twamenye amakuru yuko umugabo witwa Rusagara Diodone wahoze ari fiancé wa Pasteur Mutesi yitabye Imana. Iyo nkuru nayimenye ndi kuva Kampala, ndayipostinga ndetse twayishyizeho mu bambere rwose. Ndashimira Mandela wese umfasha inkuru igahita ijyaho direct, kuko inkuru nayikoze ndi muri bus kabisa ndi kuva Kampala. Hanyuma rero naga icyo kinzanye, ahubwo ikintu gitumye nza nyuma y'urupfu rwa Rusagara, uwitwa Pastor Mutesi yakoze ikiganiro, akora ikiganiro kwa Sabe. Ariko icyo kiganiro yakoze nabonye abantu batangiye kugikomantingaho, abantu donc batanga comments zitandukanye, ndetse ababona comments zimeze nkaho ari ugusesereza Pastor Mutesi. Nkuko tubizi Rusagara yari fiancé, bari muri fiançailles. Kuba muri fiançailles haravuga yuko bidaha ishingiro cyangwa bidaha umwanya wibanze kuri Pasteur Mutesi. Bakavuga yuko uwitwa Rusagara yari afite umugore ndetse n'abana batanu, tubyibuke neza, afite umugore witwa Francine bakunze kwitwa Fanny uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'abana be niho bari.
ndetse n'umwana mukuru wa Rusagara arafunze. Icyo afungiye si ngoma ko nyivuga. Mutesi akora ikiganiro kwa Sabi. Icyo kiganiro yakoze rero cyateje impaka, cyateje saga. Buri muntu wese uramuhitaho akabwira ngo ni Mutesi yakoze ikosa, n'ubu utabibajije ngo ni ibiki biri kuvugwa, arakubwira story ya Mutesi kandi akayikubwira mu buryo buri negative, buryo butari bwiza. Amakuru mfite, Sabe ajya kureba Pastor Mutesi. Agiye kureba Pastor Mutesi, bararecording ikiganiro. Icyo kiganiro cya kigamije iki rero? Nibyo ngiye kubabwira n'ibindi bintu mutigeze mumenya mu marido, ndetse ndababwira nicyo Rusagara yazize nyirubwite cyangwa icyamuhitanye, cyane yuko nta n'impamvu yo kukimenya byimbitse ngo tugikorere ubushakashatsi kuko ntago tugiye kumuzura. Ariko ndagira ngo mbabwire bimwe mu bintu biri mu marido hano inyuma abantu atari kubabwira, kandi mbona biri buze kubyarira amazi nk'ibisusa uwitwa Pastor Mutesi. Abanyarwanda nitutamuba hafi, nitutaba amaso ngo dukipinge donc ibijyanye n'ubuzima bwe, bishobora kuza kutubyarira ikindi kintu. Uwitwa Pastor Mutesi, akora ikiganiro kwa Sabe. Akoze ikiganiro kwa Sabe, abantu ntibagifata neza kuko bamwe baravuga ngo yarasabye. Cya kabiri, yakoze ikiganiro mu buryo butari bukwiriye. Umuntu wapfushije umugabo cyangwa umufiance, feri ya mbere nagarumbwa yuko yirukanyira muri showbiz cyangwa muri social media no kuri recording ibiganiro. Ibintu bibimaka, impaka ziba ndende, ndetse naje kubona hari bamwe mu bapasteri bagenzi be bavuga yuko uwitwa Pastor Mutesi yaba yakojeje agati ku ntuza. Ngo yaba yakojeje agati kwibya rwose. Uwo ni umugani, ariko umugani w'Abanyarwanda, niba ari umugani w'umugenurano mu ntozi. Yego, Pastor Mutesi ariko icyo kiganiro avugamo uburyo ki ati amafaranga ngakenewe ni 50,000, avugamo ibintu byinshi bitandukanye $. Abantu babifata ukuntu gutandukanye. Icyo navuga ni iki rero. Yego, Pastor Mutesi yapfushije umuntu kandi tubyemere. Rusagara, dusubiye inyuma cyane mu nkuru za Pastor Mutesi na Rusagara, turuka yuko habaye saga bijya ku karubanda yuko Rusagara akundana nande na Mutesi. Barasakuza ngo pasiteri ngo ntabwo yakwiriye ngo gushingiranwa n'umudivorce. Ibyo bivaho. Ibyo bintu batangiye kubyuriraho bavuga uburyo ki Pastor Mutesi adafite uburenganzira bwo kuba yashakana na Rusagara. Bari batarasezerana, nibyo ndi bugereho. Rusagara yavuye mu Rwanda, ariko mbere yaho gato yo kuva mu Rwanda yari yaravuye mu Burundi. Avuye mu Burundi aza hano mu Rwanda, yinjira muri korali yitwa Hoziyana. Korali yitwa Hoziyana imuha umwanya, aba umwanditsi wabo, aba umukondekiteri cyangwa dirija, umuntu uyobora indirimbo. Arakundwa, yandika indirimbo nyinshi zakunzwe. Biza kugenda nabi, ndetse hari n'amakuru avuga yuko atitwaraga neza agikorera muri ADPR Nyarugenge. Ibyo ni uburenganzira bwe kandi nta nubwo twebwe dupima ubukristo bw'umuntu. Ariko bamwe bavuga yuko ngo yaryaga abana, abandi bakavuga yuko ngo yari umusambanyi. Ibyo ni biri mu madirishya, nta nubwo ari ngombwa yuko tugomba kubivuga ko atashye yatashye. Sinagomba ko tumuherekesha ibintu nk'ibi ngibi. Gusambana ni gatozi ku muntu, nta muntu udasambana. Niyo mpamvu nkunda Bibiliya. Yesu yasanze
yageze ahantu bamuzanira umugore wasambanye, baramubwira bati uyu mugore rero twamufasha ari kurya bwombo tumufatiye mu migina ari gusambana. Muri icyo gihe umuntu wese wasambanaga yaricwaga cyangwa bakamutera amabuye. Byari ihame mu Bayuda. Mbo Yesu aravuga ati n'uyu ati yego yasambanye nande se? Yasambanye na Rudoviko. Okay, ahita yandika hasi acumura aravuga ati utarabikora utarasambanye muri mwe nantera ibuye. Ntamutera ibuye. Abantu bose bagenda umwe kuri umwe babura n'umwe rubura gica. So rero kuvuga ngo yarasambanaga Rusagara n'uburenganzira bwe. Umuntu afite umubiri. Hari inkuru nabonye Inyarwanda yanditse bavuze ngo kuryamana cyangwa gutera akabariro ku bagabo kama ngo bigira gute ngo jya kuri stati yanjye. Jya kuri stati yanjye nabonye inkuru banditse bavuga uburyo ki ngo gusambana gahunda yari niyi niyo gusambana inshuro reka ndebe 21 mu kwezi. Yego ndaje nakire kamaro mu kanya mu minota mikeya. Hanyuma rero uwitwa Rusagara arapfuye. Ikintu kimbabaje ni ikihe? Ni inkuru ziri gukurikira uwitwa Pastor Mutesi. Ikintu kimbabaje ni iki? Abantu nta bumuntu tugifite. Umuntu yagize ibyago, umuntu yapfushije, ariko ndabona twarigize intyoza, ndabona twarigize abagenzuzi ba gahunda z'umuntu, ndabona dushaka kwinjira mu buzima bwite bwa muntu. Amarangamutima ya Pastor Mutesi na amarangamutima ya Pastor Mutesi ntago ari amarangamutima yawe. Kuba wapfusha nukora ikiganiro n'uburenganzira bwawe, na Pastor Mutesi kuba yapfusha akora ikiganiro n'uburenganzira bwe. Cyane twibuke ko uwitwa Pastor Mutesi ni umupasiteri w'imihanda, ni mama w'imihanda, niho twamumenyeye. Nabonye muri kuvuga ngo Pastor Mutesi ngo ntiharakwiye kurira, ngo harakwiriye kurira. Mutesi amumenyeye imihanda no mutaximeni cyangwa ari umumotari. Ndaje ndaguha umwanya. Mu kanya gato ndakira kamaro nawe agiye icyo tubwiraho kuri iyi ngingo. Pastor Mutesi ibyo yakoze katwemereka ari amakosa. Ariko bajya baca umugani ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe, amafuti y'umugore nibwo buryo bwe. Amafuti y'umugore nibwo buryo bwe. Pastor Mutesi afite umuryango mugari wa YouTube. Pastor Mutesi afite umuryango mugari wa social media. Kuki twigize intyoza cyane? Kuki twigize inshanusi? Kuki dushaka kuba abagenzuzi ba gahunda z'abagenzi bacu? Afite uburenganzira bwo kujya kuri YouTube. Pastor Mutesi nubwo bwe mubivuga umusonga wundi nukubuza gusinzira nshuti yanjye. Francine yari divorce kuri Rusagara, ntago yarakira umugore wa Rusagara. Pastor Mutesi yiteguraga kuba umugore wa Rusagara kuko barafashe irembo, ndetse Rusagara natanze n'inkwano. Bivuze ngo mu mategeko, reka tureke neza amategeko wenda, reka tujye mu muntu. Rusagara yari umugabo wa Pastor Mutesi. Aho tubirebera ni hehe? Pastor Mutesi yabaga mu nzu Rusagara yishyura ya etage. Pastor Mutesi Rusagara yamwishiriraga abana amashuri, abiga Cambridge, abiga mu mashuri ahenze, abigaga muri Mukubitera abafasha bavana mu mashuri aciriritse abajyana mu mashuri meza. Pastor Mutesi yari ku rwego rwiza, afata taxi voiture, afite umushoferi umutwara, yurira indege buri munsi. Rusagara bivuze Rusagara yamenyaga ubuzima bwe bwa buri munsi, kurya kwe, kwambara kwe, transport ye, yarazi buri kimwe. Bari bameze nk'umugore n'umugabo. Amakuru mfite nuko Pastor Mutesi ngo yajyaga nahurira na Rusagara muri Kenya Nairobi
kandi ngo bari batararyamana kuva bamenyana bari batararyamana kuva bamenyana warasaza ahubwo bazakujyana imbere bari batararyamana se Pastor Mutesi ntabwo afite igitsina gore akuze ko uri umusazi icyo mvuga ni iki rero ndaje mu kanya gato mpereza umwanya Kamaro nawe amanura imiriro ariko icyo mvuga ni iki abantu benshi turi kwirengagiza umumaro wa Rusagara kuri Mutesi tugashaka gufata umuriro wotsa tukawurahurira kuri Mutesi ni irihe kosa yakoze gukora ikiganiro gusa biraho ari ibyo ngibyo umuntu yazajya apfusha umuntu agaceceka ntavuge iriya ni impuruza nkuko Sabe ajya akora ibiganiro agahururiza abantu bababaye bafite ibibazo byo kujya kwa muganga cyangwa byo kwivuza bakavuzwa. Pastor Mutesi nawe rero gukorerwa icyo kiganiro abo bantu bakamuha ubwo bufasha nta kintu bitwaye. Kuki dufite amashyari? Abantu bazuye umugara, abantu babigize big deal, abantu batangiye kuzana ngo amakosa nayaje. Pastor ni umuntu, pastor arashyukwa, pastor akora amakosa, pastor afite ubuzima nk'ubwanjye nawe. Pastor Mutesi twamuretse turi gufata ibikwasi tukajomba mu bisebe by'umufunzo byari bitangiye gukira cyangwa bimaze iminsi 2-3 tugafata ibikwasi cyangwa imishito y'ibyuma ishyushye tukajomba mu gisebe. Why ibi bintu biratumarira iki? None ugasanga bino bintu biri kuzamo n'abarokore, bamwe mu barokore b'injajwa, bamwe mu barokore b'amayibobo dufite, abapasiteri bavugira kuri social media batazi ibyo bavuga, inzererezi z'abapasiteri ziri aho ngaho zidafite na level skills byibura muri theology. Bibiliya iratubwira ngo nimuhumurize abantu banjye, mubabwire ibyururutse imitima, mubabwire ko intambara zigiye kurangira tukaba mu mahoro. Ariko se ubu ngubu abapasiteri ni ikihe kintu bari gufasha? Ako Kamaro wacyumva bari bivuga gute? Bibiliya iravuga ngo nimuhumurize abantu banjye, mubabwire ibyururutse imitima. Ariko fazana intebe hano. Zana intebe. Nyine ngo Bibiliya ivuga gute? Zana intebe. Bibiliya ivuga gute Kamaro? Bibiliya iravuga ngo nimuhumurize abantu banjye. Mikoro yawe iracanye? Iracanye. Bibiliya iravuga ngo muhumurize abantu banjye. Yego. Mubabwire ibyururutse imitima, mubabwire yuko ibibazo bigiye kurangira. Intambara zigiye kurangira. Tukaba mu mahoro. Bibiliya niko ivuga. Zarangiye ryari? Intambara zigiye kurangira. Nakuvuga ngo intambara zirangira iyo umuntu yamaze gupfa. Abantu benshi urumva Bibiliya ishobora kuyisoma nabi ikakoreka ikagutura mu kwamushizemo Kamaro. Urumva? Yego. Wayisoma neza ikakubera ikintu, ikakubera ntuza ikaguha future nziza. Yego. No kuvuga ngo bivuze ngo wemera yuko Bibiliya ari umuyoboro. Ni umuyoboro muri secteur zose. No kuvuga ngo uyisomye nabi Bibiliya urumva irakujugunya, urumva ikaguta mu muriro. Wayisoma neza muri business yawe no muri business Bibiliya izamo. Yego. Urumva? Bibiliya ni igitabo kiri social, urumva? Kuri buri muntu wese ku isi, sibyo? Yego. Uyisomye ushaka gutera imbere muri business watera imbere. Uyisomye ushaka kurongora kuba indaya wabindaya. Yego. Bivuze ngo Bibiliya yafavoriza igisambo, hari n'abantu tubwira ngo Imana izaza nk'igisambo. Bivuze ngo igisambo nk'umujura, no kuvuga ngo aho ngaho umujura nawe ahita avanamo akantu k'akamaninyeri. Avuga ati nanjye Imana imeze izaza nkanjye. Imana inyemera ikavuga ko izaza nkanjye. Yego. Ni gute njyewe ntakora cyane kugira ngo noneho nerekane ko Imana nanjye nkunda. Bakatwereka n'ahantu Bibiliya yafavorije iriya ndaya. Avuga ati buriya Imana ishobora kwikunda indaya. Bajya bavuga ngo harandu handitse niba ari mu mubwiriza ngo ishimira ubusore bwawe iminsi mibi itaragera itaraza. Yes Bible. Iyo ni Bible. Siko byanditse cyane. Ngo ubwo uzabushaje hamwe uzababona bivuga ngo sinejejwe nabyo. Si byanditse muri Bible cyane. Ubwo wunamye niki? Nyine urabona umusaza agendera ku kabando. Yego. Naga bagicemba, urumva? Naga bagisohokera muri Great Hotel. Naga bagifata inkumi hari ishinze amabera abiri mu gituza ngo agenda yakorewa ya Kanda avuge ati meze neza ningiye kwimatatura. Yego. Naga bakinywa champagne. Naga bakinywa vuduka, urumva? Yego. No kuvuga ngo
ibyo aba yarabikoze kera. Yajya Gisenyi ku mazi nk'abandi. Yajya Gisenyi ku mazi urumva. N'inkumi ntabwo yamurangarira ntabwo akubitamo timba cyangwa akubitemo cortez cyangwa se Air Force ngavuge ngo ngiye gutereta umwana. Yego. Muri Bibiliya rero barakubwira ngo mu gihe rero Kamaro utarunama urumva. Yego. Ishimira ubusore bwawe. Ishimira ubusore bwawe. Yego. Urakoze cyane. Hari inkuru imaze iminsi iri gutrendinga y'urupfu rwa Rusagara wari fiancé wa Pastor Mutesi. Ira nkuru warayikurikiranye? Ngewe Rusagara nubwo nari muzi yahitinze kubera Pastor Mutesi. Ese Rusagara yakoze iki? Rusagara yaririmbye indirimbo ariko imwe mu zakunzwe. Yihe? Yitwa Urukundo rihangana. Na itegeko riruta yandi yose mukundane nkuko wikunda nawe. Nayo ndirimbo ndayizi. Rero ntabwo nzi kandi Rusagara. Waruzi karinde? Nta nubwo narinze nyirayo. Nubwo narinze nyirayo. Hanyuma rero nyuma y'iyo nkuru abantu batangiye gutera amabuye. Pastor Mutesi ngo yakoze ikiganiro kwa Sabe ngo mu ijoro ryo gupfa kwa Rusagara muri iryo joro Pastor Mutesi yari kodinze ikiganiro kuri wowe. Ndabizi kutajya uri fana. None se ikiganiro nabonye kwa Sabe yagikoze umugabo atarapfa. Yagikoze umugabo yapfuye. Shangiye rero kangwiza ukuri ngiye nabonye ikiganiro cya Paxson. Paxson uriye mu gangster wanje w'Imirambo uramuzi captain. Yego. Ari kuvuga ati mane ngewe maze kubabara kubera ibi biganiro abantu bakora. Gute umuntu abapfushije umuntu akabona imbaraga zo kujya kwirukanyira kuri channel kujya kuvuga ko umuntu apfuye urumva. Nago nyine entre parenthèses nago harimo question. Akababaro k'umuntu n'ibintu birenga 15 bitabikwituraho umuntu wawe umubuze muri life. Yego. Noneho umuntu nkuriya w'inkingi ya mwamba mu buzima bwawe. Yego. Ufite igisate cye mwari mugiye kubana bwawe sibyo? Yego. Ukihutira kuri YouTube. Ukahita ukora ikiganiro. Ibyo nibyo bintu byaba bikenewe bwa mbere. Wowe kuri kote yawe ni iyihe? Yo ni ya Paxson n'abandi bari kuvuga ibintu bitandukanye. Wowe kote yawe ni iyihe? Shangewe kuri kote yanjye kamarade ntago urabizi ko najya n'imboga. Yego. Pastor Mutesi yicare yige. Kabisa yicare yige. Nubundi ntago yaragiye urumva kuri YouTube kugira ngo YouTube imuzure. Yego. Ntago ari imbabare ni umuntu ufite ukuntu abaye ufite n'ubushobozi. Yego. Ntago famille yaba famille Christian urumva abamo cyangwa se n'abantu b'abayoboke be n'iki. Ntago bamuburiye serikeye cyangwa se abura ukuntu baza kumufata mu mugongo. Kwirukanyira kuri YouTube no kuvuga ngo no gukunda njye mvukuntu nabifashe. Yego. Nafashe Pastor Mutesi nk'umuntu wari ugiye kwishakira amafaranga kuri YouTube kurusha kujya kuvuga ko umugabo we yapfuye. Urabizi nyani ngimboga kabisa. Ikimenyimenyi yanatanze na nimero ya mobile money. Nimukajye muca ibintu ku ruhande urumva. Nanjye nabikora urumva. Nanjye ndi umuntu umufungo nawe wowe ntabwo wabikora. Nje nanjye nabikora. Ariko nyine niba nabikora uwabikoze rero mwibica ku ruhande. Nimugafata amagarade y'abantu umugeni umuyasigirize mutandukanye auditorial line y'ubuzima bwabo urumva nibyo bakora. Ntabwo ibyo bintu ari byo. Pastor Mutesi ni muvuge mweruye ko mwabibonye mwese nk'abanyarwanda ko yagiye kuri YouTube kugira ngo abone umufungo. Ntabwo yagiye kugira ngo ajye kuririra kuri YouTube. Abantu bashaka kuvuga bati Pastor Mutesi bira bintu yarabipanze yarabizi yarazi n'umumaro wabyo. Ntabwo ari we wishe umugabo ariko. Yego ntabwo ari wishe umumaro we. Abantu bakanavuga bati umugore wabyaranye na Rusagara ko Rusagara yari afite abana 5 muri Amerika. Ngo Rusagara ngo yaracembaga cyane. Niko bavuga. Rusagara ngo yari afite abana 5 muri Amerika. Uwo mugore ngo muri Amerika n'abanyarwanda bari muri Amerika ngo bamuteye inyuma amafaranga bari kuyohereza Mutesi. Nabo bagore se barusagara. Uwo mugore wari wakoze divorce muri Amerika wabanaga n'umundi na Rusagara. Okay, ibyo ngibyo reka tubiveho. Ntabwo turi kumwishima hejuru Pastor Mutesi ni ibyago yagize urumva. Ariko se nanone arakantu nshaka kukubaza. Pastor Mutesi sumu pasteri, sumukozi w'Imana sumushumba cyane. Ubu tuvuga ko Pastor Mutesi yaratararyamana na Rusagara kubera ko batarasezerana. Mbwira yego cyangwa oya. Bari batararyamana. Uri umusaze Pastor Mutesi nta gitsina gira se.
none se ushingiraho uvuga ko baryamanye none se Pastor Mutesi ntashyuka si umuntu arashyukwa afite umubiri none niba ashyuka akaba afite umubiri Rusagara bahoraga buri munsi Rusagara akagenda atamujombye igitwe wa kunshyize mu ihurizo oya tuvugisha ukuri ajya gusura Rusagara muri Amerika ariko se okay reka tubyemere bakarara mu nzu imwe Pastor Mutesi ararateye Rusagara umugongo yararaga muteye umugongo none se uretse gatoya Pastor Mutesi yarakundanye na Rusagara igihe kingana gute bari bamaranye imyaka 3 bakundana bakuhura rimwe na rimwe basangira bagira gute yego ataramujombe igitwe twibuke neza ariko yuko Rusagara yari uburatse gato Pastor Mutesi wenda ni umushumba na Rusagara yari umushumba Rusagara yari umukozi w'Imana yararirimbaga sibye ko muri kwari hoze n'abari baramuhagaritse no kubanga Rusagara na Pastor Mutesi bari batarajombana ntago nabyemeza ariko niba baba barajombanye Rusagara yari yarakoye Pastor Mutesi Rusagara yari yarafashe irembo ngewe Pastor Mutesi urumva ndashaka azasubiza kino kibazo kuva wamenyana na Rusagara witabye Imana mwari mutarakora imibonano mpuzabitsina imyaka 3 mwari mumaranye ahubwo twebe naga n'umwe ngo tumenye ngo barayikoze cyangwa ntibayikoze icyo turiho Rusagara yitahiye kandi Pastor Mutesi afite akababaro ke Rusagara Uwiteka mumera ijuru urumva Uwiteka mumera iruhuko ridashira urumva nk'umuvandimwe ariko Pastor Mutesi ngewe nakugaye ntago wagombaga guhita ujya kuri YouTube umugabo wakimara gupfa ngo ujye kurira kubera ko amafaranga n'ubundi ntago wabura ubushobozi bwo kugira gute bwo kwifasha mu kababaro urumva ukabanza ugakemura bimwe urumva ibindi ukazabikemura nyuma ugeze ubona umugore wa Theogene yirukanyira kuri YouTube Wagize umubona yirukanyira kuri YouTube wapi yagiyeyo nyuma barashinguye nabyo babivugiriza induru tuvuge yuko nabwo n'abanyamakuru bamuvundereje baramubwira bati ngwino kuri YouTube urumva bamutesha umutwe buri munsi bashaka kugira ngo bamukorere ikiganiro bakurikije inyungu zabo yego ntabwo yashagaga kujyayo bivuze yuko umugore wa Pastor Theogene yari kubera icyitegererezo Pastor Mutesi none se ntabwo yabibonye yagombaga Pastor Mutesi icara wige wowe iyo urebye ubona ingaruka ari izihe kuri Pastor Mutesi mu bijyanye n'urupfu rwa Rusagara ni izihe ngaruka ubona ziri inyuma Pastor Mutesi azashaka ne mu boyfriend nashaka azafate DJ Tibura we niwo muri Grit urumva cyangwa yifatire Kamaro hanye ndi single urumva mbona ari nakiza cya Mutesi urumva so umukozi w'Imana ntabwo atera umwako ibyo ndabizi urumva yarabatuwe hari ibintu byeze mu bakozi b'Imana cyane byo gusebanya ugasanga inkuru zivuga nayo bagenzi babo ziri kwihuta cyane ko zinyuze mu bakozi b'Imana sinzi nawe nibibona hari indirimbo yigeze gukora uvuga abantu bazajya mu ijuru n'abasinzi nabahe abantu bazajya mu ijuru n'abasinzi kuko buriya nta musinzi w'umwana mubi numwe ndabona ku isi nta musinzi w'umwana mubi ndabona umusinzi yinywera agacupa akituriza ntiyakugambanira ntiyagira gute urumva kamarade ariko abantu bagenda batwaye Bible nibo bantu bakora amahano nibo bantu bakora amabi utegute baragambanyirana bakora nk'iby'abasinzi bakora bihishe kandi bagaragaza ko ari abatoni kuri Nyagasani noneho bakagenda bakabikwirakwiza muri societe berekana ko ari abanaziri b'Imana urumva ari n'abantu bahagarariye kingdom ya Nyagasani ku isi urumva ari abantu bahindura abantu bakabacaringinga bakabavana mu byaha ariko none ugasanga byaha babavanamo ahubwo bari gukora stock yabyo uri kubyumva yego baba bari gukora stock y'iki yabyo no kuvuga ngo mwe muratwigisha guhinduka noneho tugahinduka noneho ibyo gihindutse tuvuyemo akanwe g'umusagara mubikora akaba ari bo babijyama ahubwo akaba ari mwe mubijyamo ubwo ngubwo muri gukora iki Uwiteka azajya bahana mwicaye gake kandi baravuga ngo abavuga ngo mwami sibo bazabona Imana uretse ukora ibyo data twese ashaka niwe uzabona ibyasezeranijwe yego uramutse baramutse bakubwira ngo dutorere abantu bo kuri YouTube
ubona binkora busa ariko cyane cyane b'abapasiteri wankora urutonde rw'abapasiteri batatu ubona ba fake kuri YouTube abapasiteri ba fake urumva bo kuri YouTube yego ko ari benshi ra vuga batatu nacyo bakuriye abandi uzi uri umupasiteri nkunda wo kuri YouTube yego Pastor Gafaranga Bishop Gafaranga ni umuhanga avuga n'ibintu by'ubwenge Bishop Gafaranga niwe nkunda Mutabazi ni umupasiteri wa fake uwo ni uwa mbere uwitwa ngo Pastor Claude ni umupasiteri wa fake uwo ni uwa kabiri uriya ngo bita ngo Pastor Mutesi umugore wa Junior Giti anako umushiti wa Junior Giti ni umupasiteri wa fake uwitwa Nuze ni benshi we arazamo na Yongwe Yongwe ntago navuga ko ari wa fake ahubwo ni uhagarariye aba fake ariko naba fake kuri YouTube yego ntago ari aba fake mu buzima busanzwe ibi ni ibitekerezo byawe bidakuraho iby'abandi ubwo icyo na fake inze urumva ni na fake inze platform zabo na performance zabo urumva kubera ko nta mupasiteri wanyawitwara kuri yego Pastor Masasu wari wamubona kuri YouTube cyangwa Gitwaza wapi ba minyoni wari wabona umupasiteri utarugamba kuri YouTube wapi wari wabona Pastor Mignone Apotre wari wamubona kuri YouTube umuntu ubikora akanabikora neza uramuzi yitwa Antoine Rutayisire bari abapasiteri rero uramwemera Antoine Rutayisire Antoine Rutayisire azaje gutanga iki inama aza gutanga ijambo ryahindura ubuzima bw'umuntu yego abandi bo baza bashaka kumenyekana no gutwika no gusaba amafaranga bivuze ngo abapasiteri bafike kuvuze batatu harimo Pastor Yongwe Pastor Mutabazi yego ubu ni wa kabiri Pastor Mutesi ubu ni wa gatatu no wa mupasiteri w'igikara na Pastor Claude aba pasiteri urabona ni nkuko kamaro y'abapasiteri sikayita ka pasiteri urumva manza mbe gatoye okay ngewe ndi Yongwe urumva sikayita ni Mutabazi urumva nuze DJ Brown urumva ni Pastor Claude urumva keza ni Mutesi oya Jackie ni Pastor Mutesi nabo bantu bahindutse urumva bahinduka abapasiteri murakoze cyane waburaga akakozo kanyuma uyu ni kamaro kakamuri gisazi none se simvuze abapasiteri abapasiteri simbavuze mu mazina y'abantu baba influencer ngi Pastor Yongwe yego Skyto ni Pastor Mutabazi T Brown ni Pastor Claude yego nanjye nkabande nako Jackie nawe akabande akaba Pastor Mutesi no kuvuga ngo nabo bantu bahindutse baba pasiteri nibo niyo mpamvu babona kuri YouTube cyane mbere YouTube yari bari mu mutwe none reka nkubaze hari abantu bari kuvuga ngo iyi nkuru y'urupfu rw'uyu mugabo ishobora kuza guheka n'ibindi byinshi tukamenya n'abandi bana byagiye ku ruhande tukamenya ngo n'abandi bagabo wenda Mutesi yaba yatendekaga bishobora kubyara ibintu byinshi ngo bikaba nka ya nkuru ya nyakwigendera Pastor Theogene nawe ni kubibona umva rero nkubwire Pastor Mutesi ntago ngewe okay Pastor Mutesi urumva icyo cyo nakubwira kuri we yego niba ari umupasiteri bikaba bimutunze urumva tugomba kubimuhera amashyi yego tugomba kubimushimira yego niyo yabaraje guhindura abantu n'umunyanama urihindura abantu ntibahinduke cyangwa se bagahinduka bitewe n'ukuntu yabigishije bitewe n'ikigo yabakubise yego tugomba kugira gute kumwaproshetinga sibyo yego ngewe ndi Pastor Yongwe yasimbura Pastor Yongwe nawe nazanye mfite nimero y'irangamuntu hano urumva yego uri kubyumva yego noneho Skyto akaba Pastor Mutabazi sinabivuze ibyo ngibyo ibyo navugaga Pastor Mutesi nawe mutunze ubupasiteri bwiwe urumva n'ibyinshi nyuma y'ubupasiteri bwabo nta nubwo binandiye bareka mbe no mu kiganiro yego urakoze cyane mikoro yihereza uri mu mutepe urakoze nawe ubundi byose abimbarizaga iki uyu Pastor Mutesi rero abantu bakomeje kumutera amabuye abantu bakomeje kuvuga kutamuvugaho rumwe sinagomba yuko abantu bamuvugaho rumwe kuko n'ubu afite uburenganzira nk'uko nabibabwiye Pastor Mutesi haraza kuba iki rero turaje tubona ibintu
byinshi cyane ariko bimeze nk'ibirego kuri Pastor Mutesi. Ariko njye icyo navuga ni iki, Pastor Mutesi twari dukwiriye kumwihorera, dukwiriye kumuha uburenganzira tukamurika gatuza. Se umuntu yapfushije, natwe abanyarwanda twabuze ubumuntu. Umuntu yagize ibyago, yapfushije fiance. Mbibutse neza yuko Rusagara yaragize ubuzima bwa Pastor Mutesi, niwe wakoraga buri kimwe cyose, niwe wishyuraga renti. Ejo bundi umukobwa wa Pastor Mutesi witwa Darling afite ubukwe. Amakuru mfite nuko witwa Rusagara yari inkingi ya mwamba y'ubwo bukwe. Nta muntu utakora amakosa, umuntu wese yakosa. Namwe mushyiramo komenti mukamutuka mwitwa Pastor Mutesi, namwe uwabajora cyangwa uwabagenzura yasanga muri abanyamafuti rwimbi. Ubu Pastor Claude yatinyuka akajora Pastor Mutesi. Ubu yatinyuka akicara akavuga ngo ABCD. Pastor Mutesi n'uburenganzira bwe, yari fiance we, bateganyaga kubana. Ibyo muvuga ngo mwabaro wuriya mugore ngo nawe wakabaye kuba wumvikana. Pastor Mutesi se umubabaro we awushyire he? Umuntu waragiye kubana ubuzima bwe bwose, umuntu wari nka manager cyangwa wari umuterankunga w'ubuzima bwe, bro, akabaro ka Mutesi ndakumva 100%. Kuko akabaro kuriya mugore mu divorce nta wakamenya. Cyane ko abagore ba divorce ntago babifuriza abagabo batandukanye cyangwa abagore batandukanye ibyiza. Buri gihe abayifuza avuga ati kibundi cyagiye. N'ubundi amakuru nari mfite bagiye korana na Mutesi cyapfuye kugira ngo abane na Mutesi koko yamvuye mu maso. Hari abagore bagira imitekerereze nk'iyo ngiyo. Nimumfashe tube hafi umuryango wa Pastor Mutesi, tumube hafi, tumuha amagambo y'ihumure, kuko ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Nuko abyara mwe mwambabariye tugafata neza Pastor Mutesi. Ubu Pastor Mutesi none hayiyahuye akajya mu mugozi kubera iki? Yabuze fiance. None n'abanyarwanda turimo turamutera amabuye. Abanyarwanda turimo turamutera amabuye. Natwe twakamubaye hafi, twakamugira inama, twakamugiriye impuhwe, twakamuguyaguye, twakamukunze, twakamuhendahenze. Turimo turashyira urusenda mu bisebe bafite. Bantu b'Imana, bakozi b'Imana, ndabinginze mureke gukomeza gukura amatiku n'amatiku. Ndabinginze aho kugira ngo Pastor Mutesi apfe tumureba yiyahure. Aya magambo ashobora gutuma umuntu yiyahura. Kubona 30,000 bikuri ku mutwe bikuvugiriza induru bugira gute utarava no mu gahinda ko kuzika umuntu wawe. Edayero ugasanga biri gukorwa n'abapasteri bagenzi bawe, n'abakozi b'Imana bagenzi bawe. Abo no bari kugutera amabuye, abo no bari kukujugunyira imijugujugu. Ntabwo byagakwiriye. Abapasteri barimo korora recherche ngo barebe ngo nandi makosa ngo Pastor Mutesi yakoze, ngo barebe ngo ahantu Rusagara yabarasambanye. Numenya ahantu Rusagara yasambaniye biragufasha iki? Birakungura iki? Numenya amakosa ya Pastor Mutesi birakungura iki? Biragufasha iki? Please, abantu turajwe inshinga ngo na video z'ubusambanyi ngo tuzikire hanze. Abantu turajwe inshinga no kumenya ngo Pastor Mutesi ngo yakoze amakosa. Nawe wakosa. Tuba mwisi mu gihe turi kwisi, na Bibiliya bivuga ngo duba dufashe igihe mu ntambara. Niba rero na Bibiliya biziko tuba dufashe igihe mu ntambara, ibiziko izo ntambara tukiziri mu byaga byakunda zitararangira, tugomba kurwana nazo, tugomba guhangana nazo. Bantu b'Imana rero nimumfashe rwose ndabinginze, mbasabye imbabazi. Njyewe mbasabye imbabazi mu cyimbo cya Pastor Mutesi. Nimureke tureke Pastor Mutesi, nimumbabarire ndabinginze. Bana b'Imana, bantu bo kuri YouTube, ndabizi yuko Mutesi afite abakunzi benshi, ndabizi neza yuko Mutesi agira umumaro ku bantu benshi. Pastor Mutesi ni umwe mu bagore bagira ijambo ry'ihumure kandi amagambo y'ubwenge. Pastor Mutesi ni umwe mu bantu bakora isana mitima kandi akarikora neza. Pastor Mutesi yambitse abantu, Pastor Mutesi yagaburiye abantu. So inyiturano ni yingi twari dukwiriye kumwitura abantu b'Imana.
ubu iki nicyo kiriyo byibura turi gushyigikira kuri we. Abuze umuntu w'ingenzi, abuze umuntu wari umufitiye ubuzima, none natwe turimo turamwibutsa yuko niwe kumwereka yuko yakoze amakosa kumenyana na Rusagara. Ni mumbabarire, mbasabye imbabazi. Iyi story ya Pastor Mutesi rwose yangirira abantu muri gucukumbura utuntu umuntu avuga ibintu bibi, mumbabarire murekera aho ngaho. Amakuru namenye nuko korari yitwa korari Hoziyana yaririmbagamo na Rusagara barimo gushaka uburyo bafasha cyangwa bakavaringa abana ba Rusagara, barimo gucommunicatinga nubwo bari kubikora mu ibanga rikomeye cyane. Kubera iki bari kubikora mu ibanga rikomeye cyane? Icyambere, Rusagara yari yaraciwe mu itorero. Turabizi neza yuko umuntu wakoze divorce mu itorero aracibwa. Ikindi yaragiye gushaka undi mugore. Barabimenye rero itorero rya ADPR turarizi neza ko rigendera ku mategeko, bivuze ngo abantu bose bagombaga gushyigikira Rusagara bagombaga guhanwa. Bivuze ngo korari Hoziyana iri kubikora bucece, ntago bakeneye ko saga yabo, ntago bakeneye yuko iyi saga bayizamo cyangwa ijya hanze ko hari ikintu barimo barafasha umuryango wa Rusagara. Icyo navuga ni iki rero, mureke tube hafi umuryango wa Pastor Mutesi, tumukomeze. Amakosa yakoze nituyakosoza amakosa, ahubwo tuyagaruza umutima w'ubugwaneza. Ibindi byose Yesu azaduha umugisha. Reka nshimire abakunzi ba Ukweli Time, reka nshimire abakunzi banje nka Faxman original cyangwa kamarade, reka nshimire abantu mukunda ibiganiro bya Ukweli Times, yaba bari hano mu Rwanda ndetse n'abari hanze. Thank you cyane Mandela, umukameraman mwiza cyane uduha amashusho ndetse na sound byiza. Reka nshimire team ngari ya Ukweli. Reka mbibutse neza Ukweli Time nicyo kinyamakuru rukumbi gitanga amakuru yizewe kandi yimpamo kandi ku gihe, ukuri ku gihe. Yani njyewe Faxman, ciao ciao.